Iziyo nyene. Yewe. Tekino we uri tekino ko. Ese ntani suka yanzaniye ngo kiri mu cyayi. Ndaje mabuja ari byo nzi. Abana ko ubona ngo nyina nawe musigire rwose. Baruka usigaye ucota nacuhuza. Icara hano. Tega abana bo akose mwana. Haka kuzi kunyina kansi cyaro araga kuko none komaze gukura mwizi biki. Icara neza. Bugatana mwiza. La banana. Ubu se nagira compassion ngikumfasha ikumpereye iniforume. Nyoka genda terere yo ngiyo. Terere yo rwose yibagirwa n'umwana yabyaye koko. Ubu se nagira compassion ngikugurire iniforume. Arabona n'agataro kanci cyo dore sigaye nshyiramo ikera. Abana bugera abana rwose arananira. Umwana mara umwaka wose atibuka ko yasize nyina. Yagiye afite imyaka 40. None ubu ngubu 80 irageze ubusazana kukarya. Wenda wasanga yarashakiyeyo n'umugabo sinamenya mukanya rero Ari byo nyiri gukora ndaje. Akore mu kira vuba. Mabuja mwahageze. Urabona nahageze se nyine. Mumbabarire rwose ndarindire hozara mu gikoni. Mu gikoni so gukuramo ikirago. Ndarinde gutegura y'amazi. Wasanga n'amazi ya boss wawe wamushirije ari bukarabe. Oya nabyumvise rwose nibyo narindimo nanjye. Kira vuba kumva imbere rero nawe ucumo. Yego nta kibazo mabuja. Ndagiye. Ngende mabuja. Kira vuba uryame. Uzikutazapfa vuba mwana wa. Akanze gukemura nabyo. Nusiki ni igiki.
ni wowe se hayo ha amaso arakunda wewe Asuriya kuna kase mumuri. arinde kuguhobera ariko se mwana wewe nini mama adapfa we utangira kuba utayimenya kuzaga muri uyu mudugudu abana b'ubu mbega abana uza kunsebya umwaka wose uri mu cyaro urutanga abantu abasigaye narabuze icyo kugosorezaho garuka hano garuka uyu si umwana wese byari uruhinja kompasiyo se yarenze kumuha inifomo utagera ngo wibuke n'ikiri yose y'umwana mama banjye yakigekora abana bo mbira mu rugo ihute sobera yo vuye sobera ihute mawe rambaye noneho yavunira mu mavi ariko abafite imijinya yabaye uramabuja yabaye biki abafite imijinya sinzi ikintu yabaye ajya ngo nukurubye kambire kera kubyara ze ntibazaba byara kambire kera nigereza ibyo mama nibyo byanzanye mama we aha bazaba babyara reba ari cyambere ko ari uko nirira nuko nirira aryama bite ibintu by'imijinya wamenya sha ariko umva nk'ibintu kiba kimbwiye ngo nasamye kincombye icyuma mu nda kuko nzagira gute mane yanjye abana baraza batware hano ko ndakujyana murumva imyaka 5 yose irashize
wasanga ari mama wacu wabagejeje aha ngaha bambwiye ko ari umurozi ari i Kigali. Ndumva hari ikintu kiri kumbwira ngo mbasige, ndumva hari ijwi riri kumbwira ngo mbasige abana bawe. Mumve n'imbere, mumve imbere, mumve imbere, mumve imbere, mumve imbere, mumve imbere, mumve imbere, mumve imbere. Banigende. Abana bubu byare mpekanye na mpeka na buzu ariko se Sound me alarm. I'm coming up, we'll have the ball. abana bubu nabo ubona ngo abana basangiye bataye mu mukozi. Abana bataye mu mukozi. Bataye mu mukozi. bambuza gukora akazi haba hari aho ubundi se byarabyibagiwe agomba kumuroga ku buryo nyine n'ubundi amafaranga bazaza kwivuza iwanjye nkamuha umuti ntabwo azakira uwo muti ahubwo bazi Mwana mkubwa wa moja. Kaja narandira. Nilikuindira mwana. yaratwise rubanda ruramururiye abana bubu sungu byaratwikitse Hasa ni biki noneho mbona uri kurizwa n'iki umeze uri ute mbona uri kurira amarira yakurenze habaye Ese shirye umuntu amaze koko ni kinini. ikihe se ikihe kinini ki Kuko nta mwana. Nese imyaka ibaze nyine nawe ukabura kubyara ahubwo ukabyara amarira gusa Nese wiha. none se nimba utiha uhabwa nande inda ni yawe urumva Nimana iduhereza. nta ntabwo ugira none Nimana iduhereza urubyaro. none wahisemo kubyara umwana uri kubyara amarira gusa ibyo se wabituma kuvamo Ese shirye. umva je nkubwire nimba udakeneye kubyara reka kubyara amarira ibintu ni bibiri urumva Nakumva mugabo. none umpamagaye kugira unyereka amarira se ibi byose ntabwo bari kuza ngo imiti yanjye nyikoreshe
irangaruka irimo irangaruka irimo irangaruka mana y'u Rwanda cyangombe ryaba bingabanyundo bisiyasa bakasungusha bakasumasa mukumira mana mu ruhanyo nibaze uyu muti umuntu wese uraca hano urajya umukururira kuza mu ngange yanjye ashyashya ngo umuyozi ruraguye aka kantu se ko nagataye manuka ntabwo mbega ab'ingabanyundo wanzaniye abakirika nacyo ibintu ni bibiri byara ureke kubyara amarira turi kumvikana sisi hoteli ndubona njye hoteli nyitera ubishaka none se nimba uzikwepa reka kuzikwepa none zikwepa gute arya umva nakoreka ncujeke ibyo ni ibyanjye ariko reka nkubwire none ushatse kumbwira ko ninjye utabyara ninjye utabyara nzabikwereka kandi buri munsi urongora nturazikwepa reka kuzikwepa nyine iyo ndi mu gihe cyo gusama nakubwira gutubwira ngo mba nazikwepa nose njye mbibwirwa n'iki uri mu gihe cyo gusama ndaza nkajya muri wowe indani nkamenya ngo uri mu gihe cyo gusama ntabwo mbikubwira kubimbwira ni kimwe no kubyemera ukabyubahiriza ni ikindi urumva none se ubwo burira bwawe nyihinduke nyine twumvikane urumva nyihinduke ndakwihinduka gute ibyo nkubwira ni ukuri urumva ahubwo ndakubwira ufite ikibyisha inyuma ubundi nabwirwa n'ikindi kibyisha inyuma umwana none ibaze nawe nyine none se ubundi utekereza ko ninzageza ryari ngiye gutegereza ntegereza umuntu udafite gahunda gusa ugumye ukwepa wihengeka wihengura kandi igihe wihengeka nicyo zinyerera oya nicyo wese naguhengura ute kandi wihengeka reka kugererwa nimba ushaka nimba ubuze urubyaro reka kubyara amarira kandi bimwe byawe ugumya wihengeka bivuze ngo uburi bukwe niyo uzongera kwihengeka njye nzaguhengura kandi nzaguhengura nabi nubyongera ntabwo ndi muri mudu ngeze muri kurira kubera wowe ndakaje uri kurira se uri kurira n'umwana uri kuza ayo se n'amazi barayanywa sheri wawe nyine ndi sheri wawe ese nsanzwe nabizi ntabwo bizongera ntabwo uzajya kubona irajyanye n'undi munsi reka nkubwiye ibintu ni bibiri nimbuguze urubyaro nta marira yawe ukumvikana kandi ikindi ngiye gufata umwanzuro kandi nyuma y'uwo mwanzuro uzabona ko ndi umugabo ahubwo ari wowe uri wabuze umugore undi se inda itabyara nira ahubwo ntanayitobora n'undi munsi none inkweto zawe utongera no kunyanga aka kanya nanyigaritse neza ese niwe mwanzuro agiye gufata ubundi butumye asohoka ifoto utiyiruka kumara nakoze mukecuru yirirwa nkubita yirirwa noteza buri munsi none mana nkore ese mana ubundi uracyanyuka kumara nakoze mukecuru yirirwa nkubita yirirwa noteza buri munsi none mana nkore ese mana ubundi uracyanyuka wowe nzakurya
nzakura kuko nzakura ndambiwe inkoni za nzakura mukecuru nzakura nkubita buri munsi nzakura 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 basi numvise ko nzakura papa ari i Kigali nzakura ndakwikinze nyobora nzakura 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 ndafite agafoto ka papa ngiye kumushaka ngiye guhunga inkoni ze ngiye gushaka data i Kigali Mana bari wowe unyiyoborera kuko nta wundi mfite wo kunyobora inkoni ndazirambiwe Mana inkoni ndazirambiwe narimamagaye byurangaza mbuze aje nawe anshomba ibikwazi koko ariko mana ariko mana nk'uko nzaba koko byiza ariko mana umugabo twari dukundanye tumaranye imyaka 5 ahindutse gute koko semana nkora iki semana mfata ibyanjye nisubiriye mu rugo se ariko si imyaka 5 maze mu rugo gute nakwahukana mana gira icyo unkorera ni ukuri gira icyo umbwira ujya uvuga ngo utanga ibimenyetso nanjye icyo kimenyetso ndagikeneye ni ukuri mu rugo iwanjye umuhindurira umugabo yongera asubire umugabo wa kera Hello. Sawa ndaje tubiganira n'ibibaye turebe uko twabigenza. ndaje ngo bari wowe unyiyoborera papa ndakwinginze unyobore ndangire akabari icyo ushaka mwami Juliet. Aracyari akahise. Bababaye. Nanjye urareba hari igihe nza nyine mfite stress byo mba nibaza mbega naburi iyo mwanzuro nawe nagira ngasanga uri kuri noneho bya bindi by'uko nta mwana dufite hano n'uwo mfite ubu iyo ngiyo ntazi n'iyari uvuze bufite harega buriya nibyo tworaga nibaza rero umugore wanjye nahoraga mbyibaza narabuze aho namera ngo mbikubwire nese ndakwifuza mu bihe nk'ibi mwami bwira icyo ushaka mwami umpa imbaraga nyinshi niyo mpamvu wajunuka nyine urareba njye namubyaye kera rwose ni na mukuru cyane arenda kuba yanashaka pe ariko najyaga ndeba nahera mbikubwira nkahabura none rero umugore wanjye icyo ndi kugusaba urareba twabuze amahirwe yo kubona akantu none rero ndi kukwinginga nk'umugore wanjye pe ndakwinginze mbabarira basi tuzana uriya wanjye
aho iwacu twese tumurerere hano ariko kuma mu bihuru ntazi niyo ari kurererwa. ntabona rasiyo mu rugo iri kugenda gakeya umufashiriza ku mugore nta muntu babana na nyina namubyayeho sinzi iyo yagiye, umwana nawe numva bambwira ngo abiyo n'ubu sindamushyira mu jisho maze igihe kinini ntamubona. none urumva turamukura hehe? ariko abantu bampa amakuru hari abambwira ko baza ahari, ndumva rero twaperereza tukamuzana. ntabwo nakwanga amaraso yawe nawe. Sheri urabyemeye? urakoze cyane, nari nzi yuko utabyemera. Sheri urakoze n'ukuri. Ubu rero nta kindi, reka njye gushaka umuntu wampaye gahunda neza nk'umwana wanjye yaba ari, muzane hano mu rugo. Sheri uzamukunda. Reka ntange urareba, hari igihe nza nyine mfite ibisitiresi byo mba nibaza, mbega nabura iyo mwanzuro nawe nagira ngasanga uri kurira. Noneho bya bindi by'uko nta mwana dufite hano, n'uwo mfite ubu iyo ngiyo ntazi n'iyo ari. Mvuze ufite harega buriya nibyo tworaga nibaza. Rero umugore wanjye nahoraga mbyibaza, narabuze aho namera ngo mbikubwire. Nese urareba, niyo mpamvu wajunuka. nyine urareba, njye namubyaye kera rwose, ni na mukuru cyane, arenda kuba yanashaka pe, ariko najyaga ndeba nahera mbikubwira nkahabura. None rero umugore wanjye, icyo ndi kugusaba, urareba twabuze amahirwe yo kubona akantu, none rero ndi kukwinginga nk'umugore wanjye pe, ndakwinginze mbabarira basi tuzana uriya wanjye, aho iwacu twese tumurerere hano ariko kuma mu bihuru ntazi niyo ari kurererwa. ndakwifuza mu bihe nk'ibi mwami, bwira icyo ushaka mwami, umpa imbaraga nyinshi mpesha ibingerageza, ndakwifuza mu bihe nk'ibi mwami. ntabona rasiyo mu rugo iri kugenda gakeya umufashiriza ku mugore. nta muntu babana na nyina namubyayeho sinzi iyo yagiye, umwana nawe numva bambwira ngo abiyo n'ubu sindamushyira mu jisho maze igihe kinini ntamubona. none urumva turamukura hehe? ariko abantu bampa amakuru hari abambwira ko baza ahari, ndumva rero twaperereza tukamuzana. ntabwo nakwanga amaraso yawe. Sheri urabyemeye? urakoze cyane, nari nzi yuko utabyemera. Sheri urakoze n'ukuri. Ubu rero nta kindi, reka njye gushaka umuntu wampaye gahunda neza nk'umwana wanjye yaba ari, muzane hano mu rugo. Sheri uzamukunda. ariko mbere ngo tuvuga vuba bagende umuzane. Yego nayo ndikumva iri kumvuna, iyo nicaye ku ijerekani rero nibwo numva ndi hejuru, ariko mabuja noneho mbonye noneho yavunira mu mavi, ariko abafite imijinya buriya mabuja yabaye ibiki? abafite imijinya sinzi ikintu yabaye, ajya ngo ni ukubura kambirekera kubyara ze ntibazababyara, kambireke niyegereza ibyombo nibyo byanzanye mama we. aha bazaba babyara, reba icya mbere ko ari uko nirira. nuko nirira hano mbona amasaha yanyerera. Rasi umuntu uri hariya no gusenga, niba we reka ngende nyiyongeho tesi nanjye twisengere, wenda hari icyo Imana yaza kudufasha. aryama bita ibintu by'imijinya wamenya sha.
wihute yewe sheri ariko se n'ubwiye n'ubu umaze kunywa amazi n'icyaka byari Ado. kinyisha rega nicyo ngukundira umugore wanjye ni ukuri umenya wagira ngo uri mu bwonko bwanjye neza icyo ntekereje wamaze kukimenya kare tekino karame bosi shaka amazi yo kunywa ese kujya tekino aracyumva ntabwo yumva asigaye agusuzugura reka ze ampa amazi narangiza nabisubire mu buryo ansuzugurira umugore akumenyera utese kandi sheri nawe mvuga akantu gatumye ufite umushiha bw'ikingo ko wasanga ushaka aragukomeretsa akagukomeretsa meza bite shwa amakuru ariko kubera ko maze iminsi ntari hano muri rugo ndi kuza bwije nkabyuka nzinduka ngenda ariko amakuru mfite umugore wanjye ari kumbwira gusiga umusuzugura ukamukomeretsa ukamubwira ngo ntabyara ngo ubundi ibyo birakure oya bosi ibyo kosa narikora ko bosi narikora ubu arakubeshye ubu se nakibagirwa aho wankuye ko arakubeshye nakubeshya gende muri n'umusitari yafata ibintu bya emusore gende bareka kubwira yewe nzakwihanira ninongera kumva ngo usuzugura umugore ukamubwira ibyo mukomeretsa wowe sinabikora rwose ubu se nakibagirwa icyaro wanywemo koko umva rero nkubwire bosi nari mbayeho nabi ubwa mbere n'ubwaka ubwa mbere n'ubwaka n'ubwa nyuma aho genda umva niyongera uzambwire ngo amazi rero ujye kureba uriya mwana umushake n'icyaka cyari kinyishe ukoze n'umugore wanjye reka simbuka ahubwo uriya mugabo uriya mutipe rwose uri kundangira najyaga mbishaka nkabura aho nabihera none kuba ubinyemereye urakoze rwose reka ngende nongere nkwe ku mazi sayimani kurinde yego ugiye kumenya icyana rero umva agenge nta soni ndabona mpageze byaraye bidasenze babandi bo hejuru bajyaga bambuza gukora akazi haba hari naho ubundi se uriya mugore yo kubyara byibagirwe ngomba kumuroga ku buryo nyine n'ubundi amafaranga bazaza kwivuza iwanjye nkamuha umuti ntabwo azakira uwo muti atawubonye zibaye ko ndeba zose zimwe na zimwe zibura yaryamye wishyize imbere mwana kugira ngo ube ari wowe ubana nanjye unyobore yesu ndakwinginze papa ndakwinginze nyereka inzira nkeneye inzira yawe papa nkeneye inzira yawe papa nkeneye inzira yawe mana nkeneye kuyoborwa nawe mana ndakwinginze nyobora umuntu unyobora kuri data ndakwinginze yesu ndakwinginze ndabizi ko nta kijya kikura aha ni muri ndabirambiwe mana ndakwinginze ibyo ndambiwe nawe ubirambiwe nyemerera ubane nanjye papa nyemerera umpuze n'umuryango wawe ntacyo nzahura nawe kino
tekino mana yanjye mana ni ugukora ahantu hagaragara gusa ahandi hose ntashobora reba nk'iyinjiye kandi ajya kuzanamo amazi ya jibu ubugisa akagenda no ku muhanda nta n'isoni ako tekino we teremusi banywe yasiguyemo sheri icyayi iracyari ku meza uyu munsi nari mfite aho umushuti wanjye arambwira ari buze kunsura we none nari ngiye kugenda gahunda aracyari mana yanjye mana y'ukuri mana yo kwizerwa mwishyize imbere mwana kugira ngo ube ari wowe ubana nanjye unyobore yesu ndakwinginze papa ndakwinginze nyereka inzira inzira yawe papa nkeneye inzira yawe mama nkeneye kuyoborwa nawe mama ndakwinginze nyobora umuntu unyobora kuri data ndakwinginze yesu ndakwinginze ndabizi ko nta kijya kibura aha ni muri kabirawe mana ndakwinginze ibyo ndambiwe nawe ubirawe nyemera ubone nanjye nyemerera umuze n'umuryango natubwo nzamuze It's so special. All I feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, you blow your mind. Oh, just so you know, iyo you're wahageze mine for kandi sure. You're mine for sure. You're mine for sure. mbona amasaha yanjye wenda hari icyo imana yaza kudufasha imana iturebera aho imana iturebera aho tutareba we imana iturebera aho imana iturebera aho tutareba imana iturebera twarushye imana iturebera turi mu bibazo imana iturebera aho tutareba imana iturebera aho imana iturebera aho tutareba imana iturebera aho imana iturebera aho tutareba imana iturebera aho imana iturebera aho imana iturebera aho imana iturebera aho tutareba imana iturebera aho imana iturebera aho imana iturebera turi mu bibazo imana iturebera twaburaye imana iturebera aho tutareba imana iturebera aho imana iturebera aho tutareba haleluya 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 mana ushimwe uri imana iturebera aho tutareba uri imana ijya ituyobora haleluya mana ushimwe haleluya 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 amen ikoze muko mbona uri n'utuvuga
mana yanjye ntabwo wowe wabimenya for sure. waba se ufite ifoto yiwe byibura ngo umuntu agufashe ibyo umupapa ntabwo umuzi uyu ndamuzi hari aho atuye hano haruguru rwose koko se bibaye ngombwa nakugira urabeshya ntabwo nkubeshya pe seriye mana we yitwa Kalisa mana habwa icyubahiro mana ujyene ntacyo ndakwereka ahari urakoze yesu wenda uramenya nimba reka urakoze papa urakoze ndagushima ntabwo amasengesho waje gusenga hano Imana utagiye kumenya urakoze bahaguruka basa no tudukurunda twawe ibisa kandi ibyo ni ibiki birimo aha ngaha imyenda baranayibye baba we ihangane ubusa hari akantu wigeze ufata ko kurya nta n'akantu na kamwe nta n'amazi wabonye nari ngukumbuye mwana none se ntabwo urabyara birangiye se buriya mukobwa yarimutse koko yihangane nyine nanjye ndara ingange nta kundi namupfundikira nanjye ariko koko mana uyu mwana arantagangaje neza nzanishije akagafu nimero nabo bampaye ngo y'umuntu ujye umubona reka nze nyikompoze numve kicamo ubuseka ukuntu noneho ndataganga uyu nawe wasanga idaciyemo iciyemo kubw'amahirwe hello ni wa mugabo ushaka wa mwana we nari mpagaze hano munsi ya adeperi ku muhanda ahantu hari akazu k'ibibati sinzi kandi bari bambwiye ko ari ushobora kuba uherutse kumubona wandangira ahantu hari akazu k'ibibati nyine hubatse akazu k'ibibati nambikeho gatoya oya nibyo nze murebe dore hari ibibazo byari bitarakemuka byibura umugabo wanjye nabona acogoye uzi uburyo ejo bundi yarangurukanye yari agiye kunyica
ngo singara ngagenda nkazikwepa izi none akashya yankoreye kubeshya sasa nari ndahari namubwiye ngo agomba kumuzana tukamurira neza gusa uzabivamo sinabigenza sikumva sibyo bagomba somo gusa umva nagifata neza reka uzagifata nawe uko ubonye wenda kijye kirwa hano gikora ibintu byose wicariye cyane ariko ubundi nta shimwe ryawe wamufata neza icyo wamukorera cyose umwana ubereye mukase nta shimwe ajya agira ibyo niba wamufata nk'uwamubyaye ajya hanze akakuvuga umva nakwakirije amagambo nibagirwa kukwakira nkwakiriza igiti shimwe amazi yonyine ntandi bikanywa amazi amakuru se y'abana n'umushere wawe nabyumvuye ariko warabyibushye umugabo nta kintu aba atangiriye ibintu byose biba bihari ibyo mba nshaka nyine hirya nyine utabyara nicyo kibazo kuva aho hantu ahubwo ugakunjyana nkajyayo uburyo mba nshaka umwana ureba kuri ibyo bibazo n'uwo mugabo kugira ibintu ariko mukabura n'abana babiri niyo nta gahinda ndabizi hari umuntu byamubayeho akamujyanye kuri uwo mukecuru yamuhaye inzu yaje kubyara ugomba kunjyana neza ubwo rero nyine twirukana asize abana bonyine ko zifite mu rugo tuzavugana kuri telefone nshaza hano urakoze ukamugeza imbere birangiye se buriya mukobwa yarimutse koko yihangane nyine nanjye ndari ingagi nta kundi namucumbikira nanjye ariko koko mana umwana arantagangaje neza neza nzanishije akagafu nimero nabo bampaye ngo y'umuntu ujye umubona reka nze nyikompoze numve kicamo umuseka ukuntu noneho ndataganga nayo wasanga idaciye ikiyemo kuvuga amahirwe hello ni wa mugabo ushaka wa mwana we nari mpagaze hano munsi ya ADPR ku muhanda ahantu hari akazu k'ibibati sinzi kandi bari bambwiye ko ari ushobora kuba uherutse kumubona wandangira ahantu hari akazu k'ibibati nyine hubatse akazu k'ibibati nambikeho gatoya oya nibyo reka nze murebe dore hari ibibazo byari bitarakemuka kirahera nk'ubu ndi kugenda aho bandangiye ariko si iki kizu ndenze nkora gishobora kuba ari cyo reka nsubire inyuma ndebe n'uyu se yewe mwana ni wa mukobwa wawe
niko wowe urinde amakuru urinde amakuru yawe ntabwo nzi se ntabwo nzi Brenda urinde Brenda wanjye Brenda wanjye reka Brenda wanjye uri umukobwa wanjye no ntabwo witwa Brenda se ntabwo muzi ntabwo witwa Brenda ntabwo muzi oya no mbabarira mukobwa wanjye no nari namaze igihe kinini ntabwo muzi ntabwo witwa Brenda se genda iso sibyo ngaho haguruka tugende haguruka tugende mu rugo nari narakubuze imyaka myinshi cyane ngaho haguruka tugende sibyo ihangane utaba ugiye kungirira oya ntabwo witwa Brenda se ntiwitwa Brenda ngaho haguruka tugende tugende umukobwa wanjye nari ishimwe nari narakubuze n'ubundi ubuse bitinda agasani byose ubu kuko umwana wanjye ageraho kurara mu ivu nk'imbwa reka tugende kandi gutwaza tugende uzambabarire uzitware neza rwose uzambabarire sibyo tugende rero ndabona mu rugo tuhageze tugende urebe no mu rugo ureke n'umudamu kandi ube mu rugo nk'umwana mu rugo nyine uzagerageze kubaha pe nubwo ari mu kaswa ariko uzagerageze kumwubaha azakuviramo wowe na mama wawe bitewe n'ibyiza azagenda agukorera nawe ubona sibyo aha tugende rero aha rero abagabo dore turahageze mu rugo mbona utagenda nk'ubishaka dore wageze mu rugo ntabwo ukiri oya nibyo ceri arega nibyo bya mwana ubundi ugomba kwitondera izina ugiye kumwita ese ceri yari kwiguteza ari nyina ikibazo si ukumutererana ari nyina naramubuze n'umwana ndamubura ngenda mbaririza ariko ahubwo mbaza ngo operasiyo wakoze kugira ngo uzamenye aho wa mwana ari n'uburyo nyina batakibana n'uburyo umwana angana byansabye ibintu bikomeye cyane nashyizemo imbaraga operasiyo iba operasiyo nshyiramo abakomisiyoneri nshyiramo yewe n'aba bakigana bashyizemo kugira ngo mbone uyu mwana umwana umwana wasigaye cyangwa abakomisiyoneri ndetse ko nari naramubuze na nyina ntazi yaba mbona n'ubu niba yarapfuye cyangwa rwose ubu nta by'abakomisiyoneri yageze mu rugo ikintu ugiye gukora rero ugiye kugusaba kumushyira mu ishuri mushyiramo ariko se ko mbona yabaye nk'umugore ugacya That's
nzakwiga dukeneye amaraso dukeneye amaraso ndashonje dukeneye amaraso nkeneye kurongorwa ishuri ariga kandi mbona amaze gusaza ahubwo nari suzi ko n'abagore bafite imyaka muri za 30 za 40 na bajya muri bya shuri bavuga ngo ni iga mbaribye rero nanjye ubwo nsubize ku ishuri ko nanjye sinize kandi abona ndashaje kandi uyu nawe ndabona yakuze pe dushigaje kunywa imitobe hari umugabo muboneze kugira utangiye ngo tugiye kunywa imitobe ari umwana ese urabona atabaye inkumi noneho nabaye nk'ubonekewe neza nabonye ari nka marayika umanukiye kuko ibaze guheruka umuntu arinda kongera kumubona ngana utya numva ari ibibazo ariko nari we kuko yageze mu rugo ariko rero icyo uvuze ako kantu ni inyamibwa tugomba kureba uburyo yajya ku ishuri ariko se nta umuntu yamutarutse uwa mbere nibura akajya nko mu wa 4 kuko amaze gukura ureba reka naribyare ntabwo bireba wose noneho kere yindamuka nguteye fotokopi gusa hazazemo n'akayobe kurarangiye ndi igikarare yego ndi imibiri yombi none uri inzobe uracyanyura muri kafe noneho itari yo rikumuritseho yewe haba we umva nkubwire shaka noneho kugutera inda ikaza ari igiga ngibaze iyo nzobe yawe ivanze n'igikara cyanjye ibaze nyine urumva ku buryo bizaza ari amata yabyaye amavuta bo ako kantu rero ni inyamibwa umwana agomba kujya mu ishuri ariko si umuntu nta kuntu nabwo bamutarutse uwa mbere umuntu utazi na azagenda abimenya yewe ariko rero uzagifata n'akanya nawe uri hano genda umwigisha urebe ko yazamenya nzajya mwigisha akantu na gato nibura azajya no mu iryo shuri hari akantu aziho nzajya mufasha saba rero ahandi ni amahoro se tekino noneho yabuze ngo aduhe no kwa ayo mazi se nibura yatetse mugeze hano namubwira najya mu gikoni arebe icyo kwanya vuba wasanga yagiye muri bya bindi byo guteta no koza ibyombo wasanga atabyogeshe uriya ndamuze amaze kwigira igagasi ashobora kuba ari we bosi hano ariko reka nkubwire jya ukurikirana ibintu byaba byose umpe raporo rero si itegeko gusa ni nk'itegeko nanone tugomba gukunda iki uyu mwana wacu niwe tuzatuma amazi niwe ntabwo tuzongera kwituma amazi cyangwa se umuriro nimba ari umuriro arajya awuzana nimba ari amazi ajye kuyavoma yewe afatanye n'akadogo bateke boza ibyombo ewana noneho tekino nawe aruhutsemo tekino araruhutse noneho aruhutsemo rwose mutazongera kumbwira ko hari ikintu cyananiranye ahangaha uzajya ibyo kujya ku kazi ariko nabo bahaye foromasiyo y'ibyo bari bukore hano n'ubu ni umukobwa mukuru nawe nagabo n'ibintu bipapana saba rero ngaho gira reba ko tekino yaba ari akantu yatunganyije mubwira tuzanire tekino ko haguruka ukarunguruka ukareba rwose dore ntabwo ari kumva rega ndabizi urananiwe shere wanjye ariko ihangane rwose ndishimye uburyo wakiriye uriya mwana uburyo wabyishimiye byonyine byanyuze oya birumvikana cya tekino kiza kigutesha umutwe kigira ariko kari agakobwa kacu urabizi ko udukobwa tugerageza kuba cyane bose naho ngise shiri ariko se reka nkubaza akantu ariko tunaryamye none se nyine shari nta kantu basi urumva gatera ngo nk'akagere na gatoya koko cyangwa akantu k'agaseseme nta n'agaseseme nta na gusa
imana niyo igena. akoshe uzi ko hari umushuti wanjye w'umukobwa yagiye kunyambarira mu yageze hano arambwira ngo hari umuganga rero reka da Nyamirambo umuganga se ngatanga umuti ku rwego ruboneye ni ukuri se walayi noneho mana nagushika ngo iki cyane none se nibura hari sampo yaba yakubwiye ngo hari umuntu azi hari umuntu yajyanyeyo nyine nawe umushuti ngo yaramaze imyaka 11 ni ukuri cyane yewe ariko noneho mana sheri uzi n'ibindi uramutse umbwiye ngo akantu gateye umugeni nko mwibondo reka nkubwize ukuri najya mbyinisha ikibuno nkaguterura yewe ngaterura noneho rero nuko yagiye naguhetse ku mugongo no ku nda hose no ku gituza ahantu hose wallahi umva ukibivuga tugende ndemera ngende narameze utya umva simpindura tugende nenge kujya mu kazi ubwo nanjye akazi ngiye iby'akazi nta kiruta icyo ngicyo gira vuba vuba icyaduca cyose ndemera ngitanye tekino karame ngwino nkwereka aho tugiye gatoya usigara uri ku rugo wita ku bintu bya hano icyo hari se Brenda wahise ajya hera Brenda muzane noneho rero ikintu mbahamagariye murarere buru rugo twari batatu none ubu tubaye bane sibyo umudamu abagiye mu kazi nanjye nagiye mu kazi wowe warushinzwe ibya hano none mubaye babiri sinshaka ko hari ikosa nzongera kubona uvuga ngo wowe ndi imirimo yakubanye myinshi nubwo avuye mu cyaro umwana wo mu cyaro urabizi udashoboye gukora yewe uramwigisha buri kimwe umwerekere usigare kwita ku bintu bya hano mu rugo ibindi byo kubabwira umudamu nawe mwigishije yobwe zarangije tumwerekeye uturimo none akabwa bw'ibintu byawe sibyo kwemeka iyo minwa yawe ikibazo nzajya mwigisha ndikora rwose ntukamumenyere kandi gutyo uranyumva neza numumenyera nzagukuramo iyo ngoto iyi niyo mfura ifite hano mu rugo niyo mfura y'umugabo ariko cyagiye ubwa mbere nagize ni umukozi wo kumva iki numumenyera nzagukuramo ingoto kandi nawe ajya kubana akagusuzugura mwubahane ujye mwubahana ajya gufasha kumva nawe umufasha sawa nta bintu byo gusuzugurana turagiye rero ubwo ute ku rugo sawa mugire urugendo rwiza bose nibura tushobora kugaruka nka nyuma y'amasaha 4 dusanga ibintu biri kuri gahunda tangire umwigisha ariko ubunu aracyananiwe ureka aruhukemo gato sheri tugende Yeah.
kumva aho umufashe hanze gusuzugurana turagiye rero ubwo cyo ku rugo Samugira urugendo rwiza bose. nibura ushobora kugaruka nka nyuma y'amasaha ane dusanga ibintu biri kuri gahunda tangire umwigisha ariko ubu aracyananiwe reka aruhukemo gato sheri ikigendo hano dore tugiye kuhagera wowe simbona tuba tugiye kuhagera ase umugame burazamuka gute sheri bihehe nangaha oya dore bambwiye ngo ni gutya ariko ngo hari umuntu utuyobora ngo hari umuntu utuyobora rwose umuntu nyine w'imandwa yize niwe utuyobora mbese ahuje ntubazi nguyu niwe mandwa mugomba kwifata neza ahangaha mwageze ni ku muguru wacu uyu niwe ukora byose bigashoboka uyu naho atavuga ibikorwa birivugira mumubwire ikibazo mufite mugafite ubwoba
kwinjiza y'ubutsindagira nijya abakurambere baraguhakana hano harimo amafaranga aya ngaya barambwiye ngo nyafate nyajyane mwumvisha murambwiye ko ni utwuma tw'abakuru utwuma tw'abakuru kujya kugishaka kugira ngo urwo rubyaro nyine rubanza bituma usunika neza ugezeyo naho ubundi ufite ikibazo gituma ushyira hafi urumva kugira ngo inda ibashe kwinjira ntabwo biba byoroshye ikimasa n'ikimango zaguciye kugira ngo tuguhe umuti uri muri utwo tuyuzi naguhaye wajunditse urumva hanyuma ukazaza rero uje guhigura bwa kabiri umbwira uti byaciyemo ubwo icyo kimasa mbese ni ikingwate kugira ngo ugende n'ibikunda uzanzanira n'ikindi sibyo icy'ingenzi kuko bizaba byakunze umudamu atwite aho ubundi rero akira aka ngaka ati ntabwo ari wowe sibyo ibintu byo gusenga ntabwo byadukora haza umunyamasengesho umuti ugapfa ntimuzavuga ngo ni ka gakecuru ko mu masozi katumye ibintu bitagenda wirinde abanyamasengesho urumva noneho se muga ntabwo tuzongera gusenga oya twebwe ntabwo byemewe urumva agira akangaka nawe kuko utakivuye ku kazi ujya ukamutamika abanza akanyunguta agahecanye nyine agakanja kanje urwo rubyaro rugomba kuboneka mu izina rugomba kuboneka oya azajya agakanja kandi akajunguta baravuze ngo mwihute mwirukanka mugende